n'umunsi utazibagirana. Hari tariki 29 Ukuboza umwaka wa 2025 kuri Stade Fe muri Maroko haragiye kubera umukino udasanzwe. Ndavuga amakipe abiri y'ibikonyozi yaragiye guhangana kuri Stade Fe muri Maroko. Ku mpande z'amakipe yombi buri umwe wese yari yazanye abafana yitwaje ku mpande zombi. Abagande bemeye batega indege ndetse n'abanyanigeria bose bahurira kuri Stade Fe mu mihanda igana kuri Stade Fe. Mu masaha ya mbere ho gato y'umukino indege ku bibuga by'indege zaparikaga zerutsa abagenzi bagana aha muri Stade Fe mu kureba uri buze gukwitura ndahareba inzega hagati y'igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Nigeria. Ku mpande z'ibihugu byombi buri wese yari afite abakinnyi ndetse yafataga nk'inkingi za mwamba mu kuzunguza inshundura ku mpande z'amakipe yombi. Kurano kipe ya Uganda yari ifite Alan Okelo, ikagira Rogers Moto, ikagira Khalid Aucho ndetse na Jamal Salim Magola umunyezamu ukomeye ndetse wanahawe ikarita y'umutuku. Ariko kandi kurano kipe ya Nigeria yari ifite Victor Osimhen, Samuel Chukwueze ndetse na Rafael Onyedika, Paul Anaucho ndetse na William Trust Okangi. Aba bari abakinnyi bakomeye bashoboraga kwataka ndetse bakanyeganyeza inshundura. By'umwihariko amaso yose abafana muri stade nibo bari bibanzeho. Ku isaha y'isa 11 muri Maroko byagera mu Rwanda bikaba saa moya z'ijoro nibwo umusifuzi yawushe mu ifirimbi maze atangiza umukino. Ku mpande z'amakipe yombi batangiye umukino basa nabiganaho, ariko uko iminota yagendaga yongera nibwo igihugu cya Uganda cyagendaga kigabanya ubukana mu kwataka, ariko ikipe ya Nigeria yakomezaga kwataka igihugu cya Uganda. Ku munota wa 28 w'umukino abafana basaga n'abatangiye kwitotomba bagira bati ese ninde ubuze kwirekura kare kuri igitego mu ncundura, ese ninde ubuze gukwitirwa hareba inzega. Ariko ibingibi Paul Anaucho umunyanigeria yabyumvishe neza, kuko akimara gutekereza iby'abafana bagendaga bahwibisa muri stade yahise afata icyemezo gikomeye ku mupira mwiza yarahawe na Fisayo Dele Bashiru. Yahise arekura urushotirere mwizamu inshundura zirinyeganyeza. Abafana b'igihugu cya Nigeria bahise batangira kuvuga bati narababwiye umugande ntangiye kubona ko turize kumutikurira muri Stade Fe muri Maroko. Ibintu byatangiye kuba gatera nzamba aho igihugu cya Nigeria cyaje kubonera igitego cya mbere ku munota wa 45 ndetse n'inyongera nibwo umusifuzi yashe mu ifirimbi agira ati igice cya mbere cy'umukino kirarangiye, cyo ni mugende mwitegure mugaruke muhangana mu gice cya kabiri. Ku mpande z'amakipe yombi wabonaga yuko igihugu cya Uganda cyarushijwe cyane mu gice cya mbere. Wumve ngo umutoza yabatutse arababwira ati ese muri buze kubwira Museveni ngwiki, ese muri buze kongera gutegerwa indege musubira mu gihugu cya Uganda. Ku ruhande rw'abafana bagiraga bati nta numwe turuze kujyana mu ndege nibaramuka babatsinze, ariko ibi bavugaga ntabwo byari koro. Igice cya kabiri cy'igitangira ikipe ya Uganda yatangiye isa naho yiyusha kuya, ariko ku munota wa 62 umwana n'ubundi urapfa yarakomeje guhogora. Samuel Chukwueze wa Nigeria mu manyanga menshi yahereje mugenzi we Rafael Onyedika ubugome bwinshi, imbaraga nyinshi, acenga gato neza, arangije arekura ishoti mu rushundura, inshundura zirinyeganyeza. None abafana b'igihugu cya Nigeria bahise basara barayagara bagira bati umugande turuze kumukubitira hareba inzega aha mu gihugu cya Maroko. Ariko abagande bakomezaga bagira icyizere nubwo abambere bavugaga bati kabaye igihugu cyacu cya Uganda gitangiye gusebera ku mateleviziyo hirya no hino isi yose irimo irareba ibyo turi gukubitirwa hareba inzega aha muri Maroko. Ibintu n'ubundi byakomeje bagatera nzamba. Nimvuga Rafael Onyedika nkongera nkavuga Chukwueze, abanyanigeria muramwumva neza kundusha, ariko kandi ku banya-Uganda mwana bashakira abasore babiri uburozi kuko nibo batumye ikipe ya Uganda isebera mu gihugu cya Nigeria. Umusore Chukwueze yongeye ahereza neza ipasi ayihereza Rafael Onyedika muri bwa bugome yongeye kurushoti inshundura zirinyeganyeza. None abafana b'igihugu cya Uganda bahise batangira kuvuga bati kabaye situzi icyo turi bubwire abo twasize iwacu muri Uganda, ndetse nabo babyireberaga ku mateleviziyo k'ikipe yabo itangiye gukorezwa isoni aha muri Maroko. Ku munota wa 75 Imana yagize iti reka n'abagande mbahereza gatego byibuze bahumurwe ko inshundura z'igihugu cya Nigeria ziba zimeze.
Alan Okero yatanze pasi maze ayihereza mugenzi Roger Mato n'ubugome bwinshi no kuvuga ati n'ubundi mwadutsinze hakiri kare, yarekuye igishoti kirekire mu izamu, incundura zirinyeganyeza. Abafana b'igihugu cya Uganda bitereye mu bicu, nubwo benshi bavugaga bati n'ubundi aha ni nko gukoza agati mu ntozi, bashobora kuba bagiye kongera kudukubitamo ibitego byinshi cyangwa ubwacu tukigarwa, kuko byari bikiri kare, byari umunota 75 w'umukino. Ibintu byakomeje bagaterera nzamba rubura gica, ariko ikipe ya Nigeria, abafana ndetse n'abakinyi baje kurota ubwo umusifuzi yawihaga mu ifirimba agira ati igice cya kabiri by'umwihariko umukino wose birarangiye. Igihugu cya Uganda abafana bahise barira yuko arika, ariko kandi mbibutsa neza yuko mu gice cya kabiri cy'umukino umunyezamu wa Uganda Salimi Magola yawe ikarita itukura kuko yafashe umupira mu ntoki hanze y'ikibuga cyamugenewe, ibituma bahita bamuhereza ikarita y'umutuku. Mbese umve ngo igihugu cya Uganda cyakinaga kidafite umunyezamu wacyo cyari cyariteguriye. Ese urabona Uganda yagira icyizere cyo kuzatwara iki gikombe? Byandike muri komenti. Nje nari Rambo na Jacques, niba aribwo bwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro urasabwa kuba kanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro ndetse n'ibindi byinshi bisa n'ibicanganye bize bigusesekaraho ku gihe. Ciao ciao.